twongeye gushima iteka Mana nziza, tugushimiye ukuntu waturinze mu minsi 6 dusize nyuma yacu uhereye gucubahiro. Twazi hano kwiga ibyawe, turakwingiza mwe Mana utinde gutahana ubusa, uko amagambo yawe nabimpembura mu mitima yacu gushima. Fasha umwigisha ugiye kudufasha mu byigisho by'ishuri ryo kwisabato biyobora abakoze kwiga Bibiliya, natwe duha amatwi yo kumva. Mwami Imana, byose ibyo ubona bidukwiriye muri uwo mwanya ukomeze kubidufasha kandi bidusangizanye n'abakwizera mu izina rya Yesu Mwami wacu. Imana irakoze cyane kubw'uyu mwanya tugezemo kwiga amigisho cyangwa se kuyasubiramo. Reka dushime Imana cyane ko amahirwe yose ashoboka afitanye isano no gukira kwacu kugira ngo tutazarimbuka. Imana yadushize imbere. Icigisho cacu rero ni icigisho ca 11 kivuga ngo ubuhakanyi no gusabirwa imbabazi. Ubuhakanyi no gusabirwa imbabazi tugiye kukinyuramo. Ibyo ari byo byose namwe mwashoboye kuyiga, babonye uburyo turafatanya, kandi abari butanga inyunganizi nabo baba bitegura, n'abari bubaza ibibazo nabo bamaze kubyumva. Turi buze kujana kugira ngo tuzasiga iyo minota. Ndagerageza kwihuta. Iki cigisho rero kiboneka mu kuva 31 umurongo wa mbere kugeza wa 6, Zaburi 115 umurongo wa 4 kugeza wa 8, Yesaya 44 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10, Abaroma igice ca mbere umurongo wa 22 ugakomeza ukageza kwa 27, kuva na none 32 umurongo wa 7 ukageza wa 32, no muri Yesaya 53 umurongo wa 4. Reka dusome imbanziriza cigisho. Ariko icyo kwibuka kiravuga ngo Mose asubiraho Uwiteka ari, aramubwira ati, nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye Imana y'izahabu. Ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo byaba byiza, ariko nutabyemera mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Aya magambo aboneka mu kuva 32 umurongo wa 31 n'uwa 32. Mose yari amaze iminsi 40 gusa atari mu ngando y'Abisirayeli. Ariko se byagenze bite? Ubwoko bw'Imana bwateye Imana umugongo maze buramya ikigirwamana cyakozwe n'umuntu, ikimasa c'izahabu. Ariko se nyuma y'ibimenyetso bikomeye cyane ndetse n'ibitangaza bari babonye, ni gute bashoboraga gukora ibyo? Yenda turebeye ibintu ku ruhande, twaba nk'abafarisayo bakera bo mu gihe cya Yesu tukavuga tutari ku muntu muzima ntabwo yakora ibi bintu. Umuntu ufite ubwenge butekereza ntabwo yarenga ku by'Imana yari imaze kubakorera muri iyo minsi ishize ngo yiremere ikigirwamana agipfukamire akibyinire. Ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu mutego natwe tugwamo, ndetse n'ubu ngubu turi aha ngaha abantu benshi bashobora kugwamo. Hashobora gutanga ibisubizo byinshi bitandukanye, kandi muri ibyo bisubizo byose hashobora kuba harimo ukuri. Mbese abantu ntibari basobanukiwe Imana by'ukuri, cyangwa ibyo bari barabonye ku Mana byapfukiranwe n'ibyifuzo byabo bibi? Mbese ntabwo bashimye iby'Imana yari yarabakoreye, maze aho kubishima bakumva ko ari bisanzwe? Mbese imyumvire yabo yari yijimishijwe kandi yarangijwe n'ibyo bari bahugiyemo
bya buri munsi ndetse n'ibitekerezo byabo bya kera by'icyaha, mbese byatewe n'uko babaye indashima ku bikorwa by'Imana byuje ubuntu yari yarabakoreye. Mbese bahise bibagirwa imirimo ikomeye y'Imana, cyangwa byose bikwiriye kuryozwa Aroni kubw'imiyoborere ye mibi. Uwiteka arakarira Aroni cyane, ashaka kumurimbura, kuko biri mu Gutegeka kwa 2 igice ca 9 n'umurongo wa 20. Impamvu iyo ari yo yose yaba yarabateye ubuhakanyi buteye ubwoba, ni ibihe byigisho dushobora kuyigiraho biterekeranye n'ubunyacyaha bw'umuntu gusa, ahubwo byerekeranye n'urukundo rw'Imana rwuje ubuntu. Imana ikunda abantu ititaye ku bunyacyaha bwabo. Ari ibintu bibiri dukwiriye kuhigira: ukuntu umuntu ari umunyantege nke, noneho tukahigira n'urukundo rw'Imana. Aroni uyu nguyu yenda turibuze kubibona imbere, tubihuze. Reka tugere ku ngingo ya mbere. Ubuyobozi bwatsinzwe. Ubuyobozi bwagenje bute? Ubuyobozi bwatsinzwe. Imana yahamagaye Mose ngo aze amarane nayo igihe, iminsi 40 n'amajoro 40. Bishobora kuba byarabaye bigufi kuri Mose kuko yari yibaniye n'Imana, ariko byasaga naho ari birebire, ndetse birebire cyane ku Bisirayeli. Umuyobozi wabo wagaragariraga amaso ntabwo yari ahari. Batakaje icyerekezo, bananirwa kwihangana, bagira ubwoba, kandi bumva badatekanye. Bashakaga kugira Imana igaragarira amaso yagombaga kubayobora, Imana zimeze nk'izo bari barabonye mu buzima bwabo bwose ubwo bari mu gihugu kirangwa n'ibigirwamana cya Egiputa. Ntabwo Aroni yigeze arwanya ico cifuzo kibi, yananiwe gushikama ngo akore igikwiriye. Ahangaha wenda reka twe gutinda twumve uko byagenze. Baravuze batereka Mose wa muntu batujaga imbere, ntabwo tuzi ico yabaye, atinzeyo. None rero Aroni turemere ikigirwamana, turemere Imana yo kutuja imbere, noneho dukomeze urugendo, kuko ntabwo tuzaguma ahangaha, none twamutegereza tukageza ryari, kandi ko tutazapfa kugenda tudafite umuyobozi. Nuko kubera ko ubwenge bwabo bwari bugufi, baravuga bati byari byo byose tugomba kugira ikintu kituje imbere kikatuyobora. Nuko none tukagenda tukaja mu gihugu cy'i Kanani. Bisa naho Imana batekereza mu bwenge bwabo bayireberaga muri Mose. Ati rero ubwo Mose ntawe ariwe twarebaga nk'Imana ituri imbere, none turemeye ikigirwamana. Ariko kuko barabaswa, niko navuga, nk'uko natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi tumeze, ntabwo ikigirwamana cyari kuja kirababwira amatangazo Uwiteka ashaka kubagezaho, ahubwo nuko bari baramenyereye kugenza gute, gusenga ibigirwamana bihagaze nka hariya. Ukumva sinzi niba ari ubucakara butinze, nk'uko njya numva ahari abanyapolitike bakunda kuvuga ngo ubwenge buke bugufi bw'Abanyafurika ngo bwaturutse kukandamizwa cyane ku bukoroni, nuko asanga byose bari kubyegeka ku bakoroni. Ariko hari n'ubwo natwe wenda nyuma y'ubukoroni hari n'amahirwe dushirwa imbere tukayapfusha ubusa, noneho ugasanga noneho bikomeje kwitwa ko impamvu ari uko turabirabura. Kwa kundi muja mubona, nigeze kubona umusangwa butaka yicaye ku ipikipiki, yiteza akagofero, yakitegeye inyuma, inoti ya 5 yayishize hano mu gahanga. Bivuze ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'urugero ntanze, ariko natwe bije bitubaho twese abirabura cyangwa se abana b'abantu.
umuntu aragira ati rwose hari abantu Imana yahaye amahirwe yo kugira amafaranga, nanjye wampa amafaranga nayabyaza umusaruro nakora ibi n'ibi, ariko hari igihe bayaguha aho kugira ngo ahubwo akugirire akamaro, ahubwo akakuzanira ibibazo, nk'uko twaze tubyiga mu gitondo ko abantu bamwe bagira ibiryo byinshi aho kugira ngo bagirire akamaro, ahubwo bakabikurizamo ubwandu bwo gupfa vuba. Rero Mose nawe cyangwa se bene wabo, kandi Mose nawe mu buryo bumwe yarasa n'ufite ibitekerezo nk'ibyabo, nubwo yagize ubwoba ariko ntabwo yagomba kubumvisha, akababwira ati ariko ikigirwamana nabakorera ko kitazababwira nk'ibyo na Aroni ntabwo yagomba kugira intege nke, wenda yagomba kubabwira ati ariko none ikigirwamana ndabakorera kizaje kirababwira amatangazo nk'ibyo Mose yababwiraga. Mwareka wenda niba Uwiteka harawe yamushize kwari buze kutubwira, Uwiteka kwari buze kutubwira wenda mu bundi buryo, akatubwira uko byagenze n'ukuntu turakomeza urugendo. Noneho Aroni agira intege nke, arababwira ati ngaho rero mukaturi impeta ziri ku matwi yanyu, amaherena n'izindi zahamu mufite muzizane mbaremeremo iyo mana. Aroni agira intege nke arabikora. Besi Aroni si wo wa wundi wari kumwe na mushiki we bakavuga ngo ariko ngo ubundi ngo Imana yavugira muri Mose gusa ngo twebwe ntaho yadukoreramo, ariko mu kanya nkako guhumbye mbesi Mose amaze kugenda byagenze bite? Bese abantu baje babikora ariko kuki ngo mukuru w'itorero ngo si umuntu nk'abandi, wenda ni rwo rugero ntanze rugufi, ariko ni umuntu nk'abandi, ariko niba Imana yemeye ko ahagarara muri iyo nshingano ukwiriye kumwumvira nubwo ari mugenzi wawe, kuko Mose yari mugenzi wabo, yari umuntu nkabo, kandi nawe tubwirwa ko yasitaraga akagenza ate agacumura, ariko niwe Imana yari yarahisemo ngo aje abagezaho iby'Imana yamutumye. Rero tuje twitonda mu guca imanza, tuje twitonda kuko umuntu aravuga ngo nanje ngo ngize amafaranga nka yuriya ngo nakora nk'ibye cyangwa nakora ibirenzeho, ngo nanje wampa ibi n'ibi ngo nakora ibi n'ibi, ariko burya hari nubwo wenda turi buze no kubibona nyuma. Hari amagambo ngira umugisha tukaba tutararangiza vuba ndabasomera muri amigisho manini nuko. Noneho rero ingingo ya kabiri iravuga ngo gusenga ikigirwamana. Ubwo rero Aroni amaze kukibaremera, ubwo batangiye kugisenga nyine bagikorera umunsi mukuru, baragitaha ko navuga, barahamiriza, barabyina, batura amaturo, bavuza induru. Ico kimasa c'izahabu cari kimeze kimwe n'ikigirwamana c'ikimasa co mu Egiputa citwaga Apisi, cyangwa imana ifite ishusho y'inka yitwaga Hatori. Uko kwari ukurenga ku itegeko rya mbere ndetse n'itegeko rya kabiri, aho Imana yavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanje, kandi n'irya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Uko kurenga ku itegeko ntabwo kwagombaga kurekwa kudahanwe, kuko kwari kwabatandukanije n'Imana. Aho kuramya umuremyi wabo, Abisirayeli baramije Imana bari biremeye, itarashoboraga kureba, kumva, guhumurirwa, kuvuga, gukunda cyangwa se kuyobora. Gahunda y'irema yari yagoretswe, aho gusobanukirwa yuko bari bararemwe mu ishusho y'Imana, biremeye Imana, ntibayirema no mu ishusho yabo, nubwo nabyo byari kuba ari bibi bihagije, ahubwo bayirema mu ishusho y'inyamaswa. Mbese iyo niyo Mana bashoboraga gukorera, bityo bari bacumuye ku Uwiteka. Bari bagize ubwenge buke umuntu atashobora kwihanganira.
gusenga ibishushanyo bihakana imyumvire y'iby'iyobokamana ivuga yuko Imana ari Imana kandi ko umuntu ari umuntu. Gusenga ibishushanyo bikuraho isano iri hagati y'Imana n'abantu, kandi bigakuraho umushikirano wari hagati y'Imana n'abantu. Gusenga ibishushanyo byaba bikozwe ku mugaragaro cyangwa se bikorewe imbere mu mutima, bikuraho gusabana n'Imana, maze bigatuma abantu baja mu buhenebere. Ntabwo bitangaje kubona inkuru ivuga ibyo abantu bakoze ku munsi wakurikiyeho. Nyuma yo gutambira icyo kigirwamana ibitambo, batangiye gukora ibirori mu byo Ellen White agaragaza nko kwigana iminsi mikuru yo mu Misiri no gusenga ibigirwamana. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 261. Ukumva ko gusenga ibishushanyo byaba bikozwe ku mugaragaro cyangwa se bikorewe imbere mu mutima nk'uko twebwe buno ari byo bigezweho, ni ukuvuga ngo buno niyo modeli. Ntabwo umuntu umudivanditse yahangara, ntibyaturuka no mu bwenge, ntibyaza no mu bitekerezo kuba yagenda ngo apfukame imbere y'ishusho hariya ayiramye cyangwa se ayitegeho amakiriro. Ariko murabizi ko gusenga ibishushanyo gukorewe mu mutima nico kintu ciganje ku isi, kandi nico cangiriza ndetse gusumba n'ibyagaragariraga amaso, kuko no kubitahura bigoye. Ubu ngubu watungura umuntu akamubaza ati mbese uramye ibishushanyo, yaguseka, nta nico yabona yakubwira. Nyamara tuzi ko abantu benshi basenga ibishushanyo mu buryo bw'intekerezo, kuko iyo tugize ikintu duhanga amaso kikadutwara umwanya munini, iyo tugize ikintu dutegaho amakiriro kuruta Imana, ari ikintu kigaragara cyane cyane nk'amafaranga cyangwa se ubutunzi cyangwa se urubyaro cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, umuntu ashobora kumva ko atekanye kubera ko ari kukireba nk'umutungo we, icyo kintu aba ari ikigirwamana. Noneho ingingo ya 3 iravuga ngo kwiyonona. Kubwo kuramya ikigirwamana, Abisirayeli bari mu rugendo rwo kwitandukanya n'Imana nyakuri yari yarabakuye mu bubata bwo mu Egiputa. Imana yavuze idaciye ku ruhande ko biyononye, kandi bakavuga yuko icyo kigirwamana aricyo cabakuye mu Egiputa. Mbega ikinyuranyo kidaciye ku ruhande c'ibyo Imana yari yarababwiye mu Kuva 20:2. Uku guhakana icubahiro c'Imana ndetse n'ibikorwa byabo bikomeye byateje ikibazo gikomeye. Imitekerereze yabo ndetse n'imyumvire yabo byari byagoretswe kandi byononekaye. Abantu muribuka igihe Mose yabatangarizaga amategeko, babwiye Mose batumva. Nako igihe Imana yavugaga amategeko yayo bari munsi y'umusozi, babwiye Mose batumva, bari weho utubwira, kandi iby'Imana yakubwiye byose n'ibyanditswe kwayo mabuye byose tuzabikurikiza tudaciye ku ruhande. Haba nk'ejo bakiremera Imana y'ikimasa, kandi mu bwenge bwabo hari hakiri amagambo avuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Ibyo ngibyo ukuntu babyibagiwe, Mose nawe akagira ubwoba, akagira intege nke, n'ukuntu yigeze kuvuga ati natwe twayobora, ntabwo Mose ari we muntu wenyine Imana yakoreramo, natwe turi abantu, hari n'abandi bashoboye ibintu nk'ibyo. Aribwo Imana yabarakariraga we na Miriyamu agasesa ibibembe. Tuje twitonda
abantu Imana yemeye ko batuyobora, tubumvire, twumvire ibyo batubwira, kandi natwe tuje tugerageza kubigira ibyacu, bye kuba ibyaba kanaka cyangwa se ngo tumere nk'abumva amatangazo gusa ngo tuzashira mu bikorwa, ahubwo wumve ko ari umutwaro wawe kwikorera umusaraba, kuko ngo buri wese azikorerera we musaraba. Bivuze ngo buri wese azabazwa ibye, ntabwo uzabazwa ibya mwarimu, ntuzabazwa iby'umukuru w'itorero, ntuzabazwa ibya pasitoro, ahubwo uzabazwa ibyawe ku giti cyawe. Kandi muri Ezekiyeli haranditse ngo iryo jambo ryanditswe mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo buri wese Imana yamushizemo akantu umuntu yakwita kuma kadasobwa ku mutima nama, ku buryo niyo ugiye gukora ikibi n'abariya bataza amategeko, iyo bagiye gukora icaha hari ijwi rimubwira riti nyamara ibi bintu bishobora kukugiraho ingaruka, nyamara ibi bintu ntabwo ari byiza. Ariko kuko bamenyereye kuzinzika iryo jwi, noneho bakabikora ubona bisa naho nta kibazo bafite, ariko imbere mu mutima baba bafite uwabatungiye agatoke, uwababuriye, uwabagiriye inama, uwabakebuye abahari. Niyo mpamvu nta muntu uzagira urubanza imbere y'Imana ngo avuge ngo njewe nabitewe n'impamvu iyi n'iyi. Ubwo rero Abisirayeli bariyonona. Hano mwumva aya magambo avuga ngo umuhanuzi Ezekiyeli avuga ko gusenga ibishushanyo bigize umugabane w'ingenzi w'amakuba y'ubwoko bw'Imana. Gusenga ibishushanyo bifite imbaraga nyinshi ku makuba duhura nayo iyo tugize ikindi kintu dushira hagati yacu n'Imana, kandi niho hakomoka ibindi byaha byose. Akenshi dukunze kwibaza impamvu abizera ba kera bari abapfapfa cyane kandi bakaba bataremeraga gukosorwa igihe babaga binjiye mu gikorwa cyo gusenga ibigirwamana bitandukanye byaremwe n'abantu. Twizera rwose ko tutazakora ikintu nk'icyo. Mbese twebwe nta bigirwamana dufite. Ibigirwamana by'uyu munsi bishobora kugira amashusho atandukanye, ariko byose bigaragara kimwe. Ikigirwamana ni ikintu icyo ari cyo cyose gisimbura Imana. Murukumva? Kwiyonona, iyo ngingo tugezeho, kwiyonona. Ikigirwamana ni ikintu icyo ari cyo cyose gisimbura Imana. Nubwo tuba tuzi yuko kidakwiriye, dukomeza kukiramya ndetse tukabikora inshuro nyinshi. Icyo kintu gitwara intekerezo zacu, urukundo rwacu, igihe ndetse n'ubwenge bwacu kurusha uko Imana ibyigarurira. Gishobora nanone kuba mu ntekerezo zacu. Mu by'ukuri duhinduka icyo twitegereza, kandi ntabwo tuzazamuka ngo tugere hejuru y'ikigirwamana icyo ari cyo cyose twaba dukorera. Ese murukumva ukuntu gusenga ibigirwamana bicisha umuntu bugufi? Umuntu waremwe ku ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'Abisirayeli bari bamaze gukora kiriya kigirwamana c'ikimasa, bakagishira hari bakagipfukamira bakagitura amaturo. Ubwenge bwabo bwari buri munsi y'icyo kigirwamana. Ni ukuvuga ngo bwari busa n'ubudahari. Natwe rero muri ubwo buryo ijambo ry'Imana niryo ribivuze, ntabwo dushobora kuzamuka ngo tugire kwiyubaha cyangwa se ngo tugire agaciro karuta ak'Imana dusenga. Uko Imana ituruta ibyo turabizi, niyo mpamvu tuyubaha, niyo mpamvu tuyiha icubahiro kiruta icy'abantu. Niko n'umuntu uhisemo gusenga ikigirwamana cyangwa se akacumvira, cyangwa se niba ari ukucumvira simbizi kuko kitumva kitabona, ariko akacizera, akagishira mu bwenge bwe ko ari cyo kimugize, ari cyo kimuyobora. Ni ukuvuga ngo ubwenge bwe buba buri hasi y'icyo kigirwamana, kuko ntiwanganya ubwenge n'Imana. Urukumva? Niyo mpamvu rero dukwiriye kuba maso tukamenya ngo kuba twaremwe ku ishusho y'Imana biratuzamura, bikaduha agaciro ku buryo tugomba kwiyubaha nk'uko Imana yatwubashe. Uburakari bw'Imana bwera.
uburakari bw'Imana bwera. Hano ndasoma amagambo makeya kugira ngo wenda icyo kintu abari buze kukigiraho ikibazo cyangwa se inyunganizi badufashe. Hano haravuga ngo nyuma y'uko Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe, Mose yagarutse muri bo. Nta yandi makuru dufite atandukanye n'ibyo uburakari bwo bufite ishingiro, ahubwo biturutse ku kwikunda cyangwa se kwitsindishiriza. Ariko uburakari bwera ni uburakari bushingiye ku ifuhe ry'icubahiro c'Imana. Nibwo Mose yagize rero, kuko yafuye icubahiro c'Imana, aravuga ati ananirwa kwiyumanganya no kwihangana, aravuga ati koko iyi niyo Mana yabakuye mu Egiputa. Iki kimasa nico cyatandukanije inyanja itukura, iki kimasa nico cyakoreye ibitangaza mu butayu. Ubwo burakari rero nuko kwiyonona kugera kuri urwo rugero rwo hasi cyane, nibyo byateye Mose kurakara, kandi abona ko bahemukiye Imana kandi ntaco bayiboranye, maze byabisate abikubita hasi. Kandi ubwo burakari nibwo Imana yagiriye Aroni, iravuga iti Aroni koko umuntu wazanaga na Mose ku musozi akareba ubwiza bwanje, akamenya icyo akwiriye gukora nk'umuntu natoranije ngo abe umuyobozi w'abandi, nawe agahangara akavuga ngo ngaha muzane mbaremere Imana yo kubaje imbere yabakuye mu Egiputa. Ubwo nibwo burakari bwera ahangaha buvugwa ahangaha. Ariko reka ndangize noneho 138 mu migisho manini, ariko ni amagambo make ngiye kubasomera kugira ngo tuyahuze n'ibyo tumaze kumva, kandi twumve ko nta kintu na kimwe dukwiriye guherereza ku Mana cyangwa se ku bandi. Hirya y'inyegamo y'isi y'ibitabonwa hari amategeko agenga uburyo imbaraga z'icyaha n'ikibi zihanganye. Abahanga mu bya teolojiya bavuga ibyerekeranye n'uburyo Imana yemerera Satani kugira icyo akora. Uwitwa Pekamu yita ayo mabwiriza amabwiriza y'urugamba. Soma mu gitabo cyanditswe na Pekamu cyitwa Theology of Love. Ntabwo wenda mbisomye nk'uko biri, ariko niko cyitwa cy'uwo mugabo. Hano baranditse ngo umwanzi yemererwa kugira icyo akora, kandi afite imbaraga nubwo zifite aho zitagomba kurenga ku bw'ayo mabwiriza y'urugamba, kuko biri muri Yobu igice cya mbere n'igice cya kabiri. Ayo mabwiriza yafashweho umwanzuro n'inama yabereye mu ijuru, abari bahagarariye abo mu ijuru bose hamwe na Satani ndetse n'Imana. Ayo mabwiriza ni amabwiriza y'urugamba, asobanuye ko Imana yahaye Satani amahirwe runaka, uruhande uzagenza ute uzahe. Yesu ashimwe. Imana ni nziza ibihe byose, kandi reka dushimire umaze kudufasha mu migisho n'igihe yagikoresheje neza. Haragize ikibazo cyangwa inyunganizi? Twamuha umuntu umwegera hino, umwe babiri, buri wese ni umuntu umwe. Mwegere hano imbere. Ntabwo nzi ikigiye kubaza, ni urakivuga namba ari ikibazo cyangwa namba ari inyunganizi, kugira ngo amigisho ibintu byose bisabwa bize kuboneka. Ni iki? Ni inyunganizi. Reka duhere ku kibazo, egera hino. Noneho w'inyunganizi nawe akiri hano ahita akomerezako. Murakoze. Jewe n'akabazo nagize mu ngingo yo kuwa gatatu ivuga ngo kwiyonona. Aho rero nagize akabazo ni hariya muri amagambo asoza kiragikwa gisoza, hari amagambo avuga ngo
iyo Imana atari yo shingiro ry'imibereho yawe, izindi mana ziza kuziba ico cuho. Nitutishimira kandi ngo twitoze kubona ubwiza bw'Imana, tuzishimira kandi twegurire ubuzima bwacu ikintu runaka cyangwa undi muntu. Ico dusimbuza Kristo gishobora kugira amashusho atandukanye. Hano bavuze ibigirwamana twagira. Uyu mwanditsi yanditse bike mu bigirwa ku bwibone, kwishira imbere, amafaranga, imbaraga, igitsina, ibyo kurya, televiziyo, ibiyobyabwenge, ibitekerezo bibi, filime z'urukozasoni, ibinezeza, akazi, imyitozo ngororamubiri, umuryango, imikino yo muri video, filime, guhaha, ibitekerezo, politike, indirimbo. Aho nagize rero ikibazo nanga ku ndirimbo. Ese izi ndirimbo zishobora gutuma twimura Imana? Ahari n'indirimbo z'Imana z'amakorari cyangwa se zo muri iki gitabo zishobora gutuma twimura Imana? Izi ndirimbo zavuzwe ahangaha uyu mwanditsi yanditse ni izihe? Ico ni kibazo mfite. Indirimbo zakwimura Imana yanabisomye cyane, mbese ni izihe? Dufashe kandi unatwunganira. Murakoze. Yenda icyo ntabwo aricyo naringiye ku, ariko reka ngerageze, kuko indirimbo zishobora gutera umuntu kwimura Imana bitewe n'iki. Hari abaririmbyi bamwe twagiye twumva batangiye bakorera Imana, ariko bari kuririmbira Imana, ariko bageze nyuma barabihindura basa n'abikorera. Muti gute? Umuntu akaririmbira Imana, bakamwogeza, bakamushimagiza, kugeza noneho ubwo ataje aririmba Imana, ahubwo akaririmba abantu cyangwa se akaririmba ibindi bintu bitajanye n'ubutumwa bwiza, bitewe n'amafaranga ari gushakamo, kuko nabyo bisigaye bigira amafaranga nk'umupira. Nico nje nabivugaho. Wenda n'undi uragira icyo yabivugaho nawe ari buze kugira umwanya. Njewe reka ni ku ngingo yo kuwa mbere ivuga ngo ubuyobozi bwatsinzwe. Ni uko abantu bari kwinjira hari mu rusaku. Ubuyobozi bwatsinzwe. Ubuyobozi bwatsinzwe muri iki gihe muri icyo gihe cyabo. Ubuyobozi bwa Aroni bwaratsinzwe. Kandi reka mbabwire yuko uwatumye ubuyobozi bwa Aroni butsindwa na n'ubu arahari, ntiyapfuye. Mbese byashoboka yuko no muri iki gihe yayobya abayobozi nabo bagatsindwa? Nabyo byashoboka. Abubu ngubu n'abafite intege, bagira intege nke nk'izo Aroni yagize. Rero mbese abizera natwe turiho tuyoborwa, natwe dushobora gushaka kotsa igitutu ubuyobozi tugatuma batsindwa. Nabyo byashoboka. Amagambo rero kunganira ndashaka gusoma naya, kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko Aroni yagomba kubigenza ati, Aroni yagomba kubyifata mate ko abantu bari benshi bamwotsa igitutu barashaka no kumwica, none yagomba kubyifata mate. Siko abantu babitekereza. Ariko hano hari amagambo avuga ngo hepfo ngo bake bagerageje kwanga icyo gishushanyo cyakorewe gusengwa, barahindukiranwe bagirirwa nabi, maze muri uwo muvurungano amaherezo bahasiga ubuzima bwabo. Mbese bo ntibari abantu? Ntabwo rero twavuga ngo Aroni yagomba kubyifata mate, kuko n'aba nabo bari abantu. Amagambo nshaka kusoma rero nsoza kuri iyi ngingo ni mu migisho manini ku paje 137.
hejuru. Kanyasome nsoza. Aravuga ngo Aroni yashoboraga gutuma ubuhakanyi bwo kuramya ikimasa cy'izahabu butabaho iyo hagararira Imana n'ukuri kwayo ashikamye. Dore kubyumvikanaho. Ntabwo aba yarakoze ibyo abantu bamusabye ngo yemere kubaremera Imana igaragarira amaso. Igihe kutubaha kwagaragarizwaga Imana ndetse n'umugaragu wayo Mose, Aroni yagombaga guhita ahaguruka. Ariko aho guhaguruka Aroni yagombaga guhita aguhagarika. Aroni aho kuguhagarika yateze amatwi abigometse maze aja mu ruhande rubi. Igihe Mose yari adahari, Aroni yagombaga gukora nk'umuyobozi ufite imbaraga. Nubwo Aroni atarahari, ariko Aroni yagombaga guhagarara nk'umusigire we, agahagararana iki imbaraga, adakangishwa urupfu. Niyo magambo nshaka kuvuga. Adakangishwa iki urupfu, ngo bamukangishe ngo adapfa nawe aratende bukavuga ko bamwica. Buri gihe Imana igira icyo ikora ngo irengere umurimo wayo, kandi Aroni aba yarayiringiye. Nayo magambo nashaka kuvuga. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka dushimire ababashije kudufasha, ari ababajije ibibazo ndetse n'abunganiye n'abatwigishije, namwe mwakomeje kugira ituza. Imana ikomeze kutwongerera imigisha. Ndakeka aya matsinda twari dufite hanze amaze kugera mu rusengero, nubwo harimo bacinjira ndetse nagaruka, ndabona bamaze kugenda bicara neza. Mugihe twitegura gusoza ishyira ryo ku isabato, ndahamagara korali Komeza Kwizera yegere hano imbere, iraza kudusoreza ishyira ryo ku isabato. Niza kuhava arakurikiraho korali Nehiroti, nayo iraza gusoza. Ayo makorali mvuze ntaze kutwishyira umwanya. Komeza Kwizera iraza kuhava, Nehiroti ihita ikomeza. Noneho mu gihe tugiye kubabwira ko tuzakora, icya mbere amatangazo y'ishyira ryo ku isabato ni ugushimira abashyitsi batugendereye uyu munsi, baba muri garuka, abinjiriye mu basore, noneho n'abari bari hano mu rusengero, ndetse natwe dushima ituza mwagize hano mu rusengero. Kabiri ni ukwibutswa cyangwa kongera kwibutsa abizera gutanga komande z'ibyigisho bya Bibiliya. Ndashimira bamwe bamaze gutanga amafaranga bari kugenda bayazana, haba ku ruhande rwa Musanze ndetse na garuka. Turi kugira ngo kino gikorwa cyangwa kugenda dutanga amafaranga y'ibyigisho twese tuze kubigiramo iki umwete. Dusigaje ibyigisho bingahe yemwe? Dusigaje ibyigisho 2. Ubwo twakomeza kino turaza kwiga, urazanga turi gusigaza icyigisho kimwe. Abafite amafaranga bihutire kuyatuzanira kugira ngo tuzajane kwa pastoro, nta myenda dufite nawe arahita duhereza amigisho. Iryo naryo numva ryumvikanye. Kabiri, icya gatatu, igihe turabashishikariza ni isabato ya 13 nko twabyumvishe mu byigisho mu kibarankuru twagezweho uyu munsi. Buri wese asengerera sabato kuko tuzatura ituro ridasanzwe. Turaza kubitegura neza kwishira ryo kwisabato mu ruhande rwa garuka ndetse na Musanze, ku buryo riraturo rizaturwa ku sabato ya 13. Batubwiye ko rizakora imirimo myinshi, yaba kugura ibikoresho by'abari abanyeshuri ndetse no kugura Bibiliya mwabira bihugu bitaragiza ubutumwa bwiza. Buri wese asengere kugira ngo riraturo ku isabato ya 13 cyangwa mu mpera za kuno kwezi ku isabato ya nyuma, buri wese azaba afite riraturo. Noneho reka twumve ko tuzakora mu kino cyumweru n'abazadufasha mu byigisho. Ejo mu gitondo tariki ya 14 amigisho ibyigisho bya Bibiliya turabigezwaho na Habumugisha Obedi. Icyigisho cya kabiri ni Nyiransabimana Asinati. Ku wa kane w'amateraniro ibyigisho bya Bibiliya biyobora abakuze kwiga Bibiliya tuzabyigishwa na Hagenimana Devota. Icyigisho cya kabiri ni Tuyambaze Emmanuel. Uzadufasha dutangira isabato yaturutse mu basore ni Cizere Wilson. Ndakeka abo bantu tumaze kuvuga tuzakomeza kugenda twibukiranya, kandi gahunda nk'abadufasha mu materaniro, gahunda ibiri hari ku rugi no kongera kuza bagira ute
bareba aho twongera gukurikirana gahunda. Reka noneho ngo twabivuze amakorari aze gusoza, murakoze.